Hello friends, welcome back again kuri Patience TV show nk'ibisanzwe. Ndi kumwana agashokora ka milkshake nkuko bisanzwe. Rero tubanza tukanywamo mbere yuko tugira icyo tuvuga cyangwa icyo tuganiraho, ariko mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu reka tubanze twihanganishe ababuze ababo mu 1994, kandi twibuke twiyubaka. Iyo ngyo intero ya twese, buri umwe munyarwanda wese uzi amateka yaranze igihugu cyacu ntibizongere ukundi. Hanyuma rero hari haciye iminsi turi kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Nta bintu byo kuganira, nta bintu by'ama entertainment, kubera yuko mu rwego rwo guhereza icyubahiro abacu turabanza tukabibuka. Nguhaye ikaze rero wowe ugarutse uyu munsi. Amasaha yacu ntago aba ari amwe, birashoboka yuko bamwe baryamye, ariko igihe kigeze mukabyuka nzi ko mukurikirana ibiganiro byanjye. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe, ndagushimiye wowe udahwema kureba video yanjye kuva itangiye kugeza isoje. Muri umugisha kuri njyewe, muraba agaciro, ndabakunda kandi cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri topic dusa nka tumaze iminsi tuvugaho. Twagiye tuvuga life in America, twagiye tuvuga ibintu bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi nahisemo ko tuganira uburyo noneho deep buri imbere cyane, uburyo ibintu biba bimeze hano muri Amerika, uburyo abantu babayemo cyangwa se uburyo abantu tubayeho mu buzima busanzwe. Ubundi busanzwe twerekanaga ubuzima bugiye butandukanye, ababa mu mihanda, abahomless, nyine ubuzima bundi buri hirya, ariko n'ubwo tugiyemo deep mo imbere. Rero ikaze muze tubane twiyumvire, kandi ndagushimiye wowe utera comment kuri buri video nsohoye. Ni ukuri namwe mukomeje kugenda mwohereza ibibazo cyangwa se n'ibyifuzo mwe bigiye bitandukanye. Ndimo ndatekereza ko bigera ku mubare niyemeje, hanyuma nkazahera kuri buri kimwe mbasubiza. Ntago nirengagije ama comment yanyu, ntago nirengagije ibyo mwanditse, byose ndabibona kandi ndabizirikana. Hanyuma rero tugiye gutangira. Uyu munsi twagize akazuba asa nkaho hari akanyota mukuntu. Hanyuma rero twagiye ubuzima rero bw'aha ngaha buri deep. Hano muri Amerika hari abantu baba mu modoka, akaba mu modoka ari harira, ari haryama, ariho yogera, everything akabikorera muri iyo modoka. Bera ko hari igihe abareba akabona uburyo rent ingana cyangwa se uburyo rent iraba iri hejuru cyane, kuko hano wishyuye nyine buri kwezi, akabona ntibishobora gukunda. Kandi nanone hari n'igihe aba ari wa wundi ukunda kwibera hehe ahantu nyine mu ishyamba, akavuga ati okay, reka ibintu byanjye mbigendeshe gake, cyangwa se ibintu byanjye amafaranga kugira ngo yanjye nyamanaginge mu buryo ubu n'ubu ngubu, nkore gutya na gutya. My dear, harimo abantu baba mu modoka. Imodoka ye ikaba irimo igitanda, ikaba irimo ibyombo, ikaba irimo uko ari buze guteka, hakaba harimo kimwe cyose. Ariko bikaba bitandukanye n'iki, nuko waba ufite inzu, kuko nta ntebe birimo, aba yicara nyine mu ntebe bisanzwe ngo aba afite agatebe yicara amatwaye imodoka. Hanyuma wenda nzabereka muri part 2 y'iyi video, nzabereka ukuntu iyo modoka iba imeze. Ya ndumva aricyo nzahita nkurikizaho mbere, ukuntu iyo modoka iba iteye. Imodoka iba irimo everything, gusa ntabwo biba biri organize nk'uko iwawe mu rugo nyine waorganiza amasafuriya akaba ari aha iki n'iki. Kandi iyo modoka nayo ntabwo ijyamo ibintu byose bihagije. Uko koga ntabwo harimo douche. Afata amavuta, afata nk'akabido cyangwa se agacupa, agashyiramo amazi, akava mu modoka hanze akoga mu maso,
ntabwo yavuga ngo agiye gukuramo yoge, wenda ahubwo njya nibaza ubundi yoga gute umubiri nk'abariya baba gutyo muri izo modoka. None nza gusanga baba bafite nk'abashuti bakuranye cyangwa se inshuti zabo, ashobora kuba yagenda akahitira koga, yamara koga akongera akisubira kujya kurara mu modoka, ubuzima bugakomeza rwose, umva agakomeza akabaho gutyo neza gutyo. Noneho hari indi part nayo naje kubona, the way we live in America ni ubuzima bugiye butandukanye, ni uburyo tugiye tubamo, abantu bagiye bamo bugiye butandukanye. Hanyuma hakabaho n'undi buryo bantu baba homeless cyangwa se bano nyine baba basaba ku muhanda, ntago ariko bose baba badafite imiryango, nta nubwo ariko bose baba bakennye, ahubwo bo hari igihe babyikorera ku bushake bwabo, kugira ubunebwe bwo kwanga gukora, bakavuga ati okay tuzatuza tumanika amahemana. Bari aba homeless nk'iki gihe tugezemo cy'izuba, baragenda bagashinga amahema, bakubakamo ihema nyine ry'inzu, ariko atari inzu nyanzu. Murabona nk'ukuntu mu nkambi ziriya shitingi ziba zimeze, nabo niko babyubaka. Hanyuma bakaba muri iryo shyamba gutyo, iryo shyamba bakajya baryirirwamo, cyangwa se ku manywa bakagenda ukajya gusaba, hanyuma nimugoroba bakaza bakaryama. Ariko iyo polisi gufashe hano, baragufata bakakujyana kugufunga, ibyo by'amahema byose bakabishwanyaguza, bakabishwanyaguza nyine bakabisenya, ukaba ugiye muri gereza. Rero kubera ko aba homeless they don't care icyo ari cyo cyose, wabisenya ukabajyana muri gereza, ejo bazasohoka. Muri gereza z'inaha baba babayeho neza, biryamira ku bitanda, bakabagaburira neza, you know. Noneho icyantangaje, hari n'aba homeless kubera hano pe Amerika irafashe, hari aba homeless bafata bakabahereza, bakabajyana nko mu ma association amwe namwe, bakabahereza aho kuryama, bari buze kurya nyine, bakahereza n'abantu babitaho. Ariko kwa kumenyera kwigenga, kubera aho ngaho muri buze kugira igihe cyo kwinjirira, hari amasaha mugomba kuba mwinjiye, nta bintu byo kunywa amata aho ngaho, nyine ni discipline. Bakabona ntiburi buze kuvamo, bagahitamo gutoroka hahandi babona buri kimwe, bakisubira mu muhanda. Ubwo rero bahitamo iki? Bamwe bahitamo kuwifata bakajya kuryama muri iryo shyamba, bakikoreramo amahema, ubuzima bugakomeza. Hanyuma ugasanga abantu ngo ushanga icyama ngo umugabo w'umuzungu, ngo icyama ngo ibiki. My dear, uwo mugabo murasaba cyangwa urimo urashaka ngo ushanga pasi, ngo wamaye pasi, ngo ushaka pasi, ngo mbare umukamereza ngo pasi y'umugabo w'umuzungu, wambare umukamereza pasi y'umugabo w'umunyamerika. My dear, banza umenye uwo mugabo urimo urashaka abaye hate. Uwo mugabo urimo urashaka ni mu ntoki, kwa ko hano muri Amerika harimo n'abagabo bibirara baba bashaka gukoresha abana biwacu mu gihugu, bakashaka nyine bakumva babakoresha ibyo bumva bishakiye. Bakakubwira umugabo uzakubwira ibintu bihamanye n'imyemerere yawe cyangwa discipline yawe, uzamenye ko umugabo ari ururara. Umugabo nyamugabo agendera ku cyo umusabye, mukumvikana, nta bintu byo kwaka indangagaciro zawe. Hanyuma ikindi, hano muri Amerika the way we live, kuvuga wenda iyo ufite family, iyo ufite famiye, umwana, umugore, n'umugabo afite akazi keza akora, ibyo birashoboka ko ushobora kuba wabisuporta ukishyura izo bill zose. Ariko my dear, hano abantu benshi ikintu bakora roommate. Wenda uburyo ndibuze kuzivuga ni ukufata nk'abantu nka 4 mugafatanya kwishyura ya bill y'inzu n'ibindi bizaho, kubera ko hano ibintu byabo birahenze, byose birahenze pe. Ikintu rero umuntu akora iyo wenda kubera ntago biba byoroshye, ufata aba roommate bawe, mba muri 4 cyangwa 3, mukagabana ya bill. Else uraba ufite akazi nyine gafatika gatuma utunga famiye, kubera umuntu w'umugabo utunga umugore, umwana, my dear, uwo mugabo rwose ntako batagize rwose.
especially my husband, because I respect him kubera akora ibintu byinshi kandi akabikora wenyine ko nkuko mubizi ngewe ndacyari mu rugo, ndacyafite umwana muto ngomba kwitaho. Hano muri Amerika ntushobora kujya gukora umwana wawe akiri muto. Iyo ushaka kujya gukora wenda umwana wari mutoya, nkuko nababwiye, ushaka abantu bamurera. Ariko se my dear, umwana wanjye barajya kumurera ku mezi 7 afite, harya ubwo burere ninjye uzaba wamwihereye neza cyangwa ahubwo azaba nyine byamucanga umwana. That's why rero ngewe nahisemo kubanza kwirerera umwana wanjye mbere na mbere, ibindi bikaza nyuma. Umugabo iyo afite responsibility zimwe na zimwe azikora neza, nta mpamvu yo kwiruka my dear. No kubanza kwirerera umwana ukamuhereza uburere bwawe nka mama, igihe nta kintu ubona ubuze. Hanyuma rero ikindi cyahangaha, the way we live, uburyo bundi busa nkaho buri surprise cyangwa se kwera ibi ni ibintu bimwe na bimwe tutigeze tujyamo mu video yose nagiye mbahereza. Ni uburyo abantu hano barya ibintu bimeze nk'ibisimba, bimeze nk'ibisimba ukuntu, nabyo nzabibereka mu yindi video yindi. Ibisimba bigenda my dear, bigenda bakunda kubitwa ngo shrimps. Nabonye ari n'abirabura biwacu basigaye babirya. Hari ahantu twagiye mu isoko mbona umwirabura bikuyemo agiye birya. What the hell? Ariko nyine abantu bagira uko bagenda bamenyera ibintu, rimwe na rimwe bakagenda bamenyera ubuzima. Ngiye byarananiye pe, byarananiye, ntabwo nzi ko nabishobora, ntabwo nzi ko rwose ntabibasha. Hanyuma rero guys, ndabashimiye, ndumva ari ibyo ngibyo twaba turekeye ahangaha. Ndabashimiye mwebwe mudahwema gukurikira video zanjye zose, muri nkoramutima zanjye. Ni ukuri Imana ikibahereza umugisha, ndabakunda kandi ndabazirikana. Hari ufite icyifuzo cyihutirwa cy'ikintu nahita nkurikiza yazambwira, ariko ni ukuri Imana ikibaho umugisha mwinshi cyane, mujye muhaha muronke, kandi ni by'agaciro kuba mbafite gakomeye. Ndabakunda. Niba utarakora subscribe, aho hasi harimo inzogera wikandeho kugira ngo ugira n'ibindi biganiro bindi nzajya nsohora. Hanyuma na like na share nk'uko bisanzwe. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda.